Yes guys, rero akantu gaharire kanshyiraho nimero mugomba kuba mwanyuriraho kugira ngo wa musahada wo muzashyiraho utugereho, kandi ubonye utagomba gushyira kuri iyo nimero ukabona bikuruhije waca kuri Odette Family guteranya 250 78 21 56 72 gatatu. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, diaspora ndiroko nk'ibisanzwe nitwa Snow ningewe izina ryahamye, tukaba twasuye mu nkambi ya Mahama, harimo ababyinnyi babyina indirimbo z'ingongomani, by'umwihariko muri kubareba ku t-shirt bambaye handitse Odette Family. Turaza gusobanukirwa ibyabo ndetse na Odette Family, turaza kumenya uwo ari we. Dutangiye tubahereza ikaze, reka duhereze umwanya perezida w'uru rubyiruko atangira twibwira, atubwire n'icyo bagamije n'intego yabo. Yes, murakoze cyane. Ku mazina banyita Sadiki Mugabo, akaba ari ngiye perezida wa Vibration Congolaise. Tukaba dufite n'abantu dukorana muri kubareba hano turi kumwe, akaba dufite komite yacu hano dushaka gutangira turi kwipresenta kugira ngo tumenye n'amazina, mutumenye twese. Anje ndi mama president, nitwa Mwangaza Kagayo. Njewe ni mutoza banita Abdul. Anje nkaba nitwa Olivier Ajoamo, akaba ari nge ushinzwe discipline. Yes, amahoteli, amabare, amaresitora agane Odette Family kugira ngo asusurutse abakiriya bayo. So abantu bashaka kudufasha niwe tuba dushaka cyane, ufite hari na byinshi tudafite twifuza ko twaba dufite kugira ngo dukomeze impano yacu kugira ngo tuze kugera kure. So abashaka twabatumira twaba nimero ya Momo ya mobile money dukoresha, niba bafite umutima wo kudufasha twaba nimero ni Okay. Yes, murakoze kongera kunsubiza mikoro kugira ngo nongere mvuge iryari risigaye ko umuntu nuvuze akayakurayo yose. Ukuvuga ngo uko mwese muri kutureba tumeze uku, murabona ko dusa neza, ubwo rero ya nkunga mugomba kuduhereza ejo wasanga twasanye neza kurusha uko murimo kutureba. Yes guys, rero akantu gaharire kanshyiraho nimero mugomba kuba mwanyuriraho kugira ngo wa musahada wo muzashyiraho utugereho, kandi ubonye utagomba gushyira kuri iyo nimero ukabona bikuruhije waca kuri Odette Family, Odette Munya neza. Okay, na guteranya 250 78 21 56 72 gatatu.
iyo niyo nimero mugomba gucishaho uwo musahada wacu. Amazina ni Furaha Justine. Furaha Justine. Kanongere nsubiremo nimero rimwe guteranya 250 78 21 56 72 gatatu. Merci beaucoup. Okay, kubera ko muradukunda cyane ubwo ngiye kongera gusubiramo ya nimero ariko ngiye gusa nk'umuntu uri kubibutsa. Ni ukuvuga ngo na guteranya 250 78 21 56 72 gatatu. Amazina ni Furaha Justine. Bibaye byiza mukumva ko hari icyo mwadufasha, ubwo bufasha mwajya mubunyuza kuri iyo nimero nyine tubabyiye kandi ihoraho ntabwo igibura. Murakoze cyane kandi mbifurije umugisha w'Imana, ariko mbibutsa na wa munsi tariki 27 z'ukwezi kwa 12 ko dufite igiterane kidasanzwe hano muri Mahama. Asante. Just ikiduhuza cyane ni muri music, ni kubyina indirimbo zacu z'ingongomani, ariko na cyane ikiduhuza rero buriya ikiduhuza ni idarapo twambaye ku mutima. Niduhuza kubera ko twese turi abantu bamwe, tuvuga duhurije ku ndimi imwe, niyo mpamvu duhura. Yes, nicyo tukiduhuza cyane ariko no kubyina twese kiraduhuza cyane. Z'ingongomani cyane ariko n'izarizo zose fa kubona twabonye akazi gusa turazikora nta kibazo. Okay. Dukorera mu nkambi ya Mahama, turi impunzi bisanzwe. Niho mukorera gusa ku buryo butasohoka ngo mujye no gukorera n'ahandi? Oya, turasohoka. Iyo twabonye akaraka nyine ni gusohoka, nawe urabyumva. Iyo mwabonye ikiraka murasohoka. Yeah. Ari kudukurikira nawo ngeka bari kumva. Abisa twe dukora byose tubona karaka yaba i Kigali yaba yose, twakwifuza ko niba mwaba mufite ubukwe, ibirori bisanzwe, tunezeza ibirori cyane, mwadutumira tuba twibere mu nkambi ya Mahama, niyo dukorera. Turaza kubashyiraho nimero zacu kuri kamera kugira ngo muzajye mutubona bitagoranye. Wabonye akaraka, waba ufite ubukwe, waba ufite ikirori kabisa, twadutumira tukakinezeza cyane. Ntago ari bishasha. Ukumva umukongomani ahariho hose ajyana n'umuziki. No muri Kongo twarabyinaga. Tugera hano rero kubera kwigunga cyane bituma nyine tuba nkaho twigunze, ariko turavuga ahantu umukongomani agenda hose kumva agenda n'ingoma. Cyane twita ingoma, muzadutumire ubukwe bwanyu byose turakora. Tuzashyiraho nimero ngo muduhamagara, kandi dukeneye cyane kujya dusanga kuri iyo date famille. Hanyuma rero uvuze Odette Family cyane, nabibonye ku ma t-shirt
ubwo nyine ukurikiye ntagazi Odette family niki Odette family ni mama wacu tukunda, mbese nuwo twavuga ngo nuwo mukuru w'umuryango dufite hano. Uko umuryango dufite mbese n'uhagarariye, niyo TikTok yacu, niyo YouTube channel yacu, niyo zina rya, mbese ni byose byacu. Odette family Odette family. Odette Odette ni mama yetu, ni mtu mwenye tukamataka, ni mtu mwenye tulijikutaka tulipenda sana na akatupenda, njo akatupatanisha shie naye juu tufanye kazi shibote. Ndumva ari umuntu w'agaciro kuri mwebwe, none se nk'umuntu batera inkunga byanga byakunda, uwo muntu aba ari umuntu w'ingenzi cyane. Mwebwe mwumva ari iki mwakora? Imbaraga cyane, ushobora gushyira imbaraga kuko aratwizera cyane, natwe ntago twatuma atatwizera. So no gukoresha imbaraga cyane, tugakora neza ku buryo dushimisha abantu, ku buryo n'abantu nabo bamushima. So ari mu mitima yacu nagari hano. Hanyuma siko ndeba abandi bameze nk'abarakaye bagenzi bawe, uko ndeba nta utishimiye nicyo kibazo bafite. Oya, nago barakaye. Cisho bamaso rero nimba So no nago barakaye, n'abantu bishima cyane. Ubundi nta mukongomani urakara. Yeah. Mufite izihe ntego none mwebwe? Mu intego cyane dufite dufite ikirori, dufite igitaramo tuzakoresha mu kwa 12 kizabera hano Mahama, kizaba mu kwa 12 mu tariki, kizaba tariki 27. So tuba dushaka gutumira abantu cyane abantu bazaze barebe ibikorwa dukora, bazaze ku byinshi, kubera ko n'ibintu tuzakora ni ibintu bizashimishije abantu. So baze kabisa, utazaza abantu azaba sinzi. Kirori ngo kizaba mu kwa 12 tariki 27. Abantu bari hano bose bazi bisheshe byinshi. So barabizi cyane barabizi ushaka kubimenya neza, uca kuri TikTok ukandika Odette family. Odette family niho ibikorwa byacu biba. Ushaka kutureba neza waca kuyo TikTok ukatureba neza kabisa. Abantu izo mbuga nkoranyambaga mukoresha kugira ngo barayinjireho barebe ibyo mukora. So kuri YouTube tukoresha Odette family, kuri TikTok tugakoresha Odette family, niryo zina gusa dukoresha, na zina rindi zina dukoresha, hose ni zina rimwe, Izo mbuga ni Odette family kabisa. Ikirori kizaba gifite iyihe ntego muri guteganya gukora? Kizaba gifite iyihe ntego? So urabona ko ari mu matariki meza cyane yo gufunga umwaka, icyo ni icya mbere. So kizaba ari ikirori cyo gufunga umwaka n'icyo kwerekana ibikorwa byacu dukora hano Mahama. Muhafite ibikorwa byinshi mukora hano. So ni ibikorwa cyane birahari. Baba uburyo mubimenyekanisha se kugira ngo byibuze abantu babegereye babimenye. So benshi barabizi, ushaka kumenya neza yajya kuri Odette family yabona ibikorwa dukora. Mushaka no kuzahereza icyo bita show abantu mu mpera z'umwaka. Izaba idasanzwe cyane, izaba idasanzwe uko mbizi. Muzambikire iki? Ni karibu kabisa. Muzahembwa iki? Shayiri tayari kabisa yani. Okay. None umuziki kina mwumva mushaka kuvana he mukawugeze hereza n'undi atubwira. Umuziki tubyina tuba dushaka kuvana mbese aho turi, nawe urabizi iyo umuntu afite intego ntabwo abashaka kusigara hahandi hasi. Tuba dushaka kuvana hasi tukawugeza kure cyane, apana kure hano gutyo, kuzamuka hejuru tukagera aho dushaka, mbese aho intego zacu
tumva dukeneye kugera. mu muziki wanyu hari ukuntu umuntu umutungira nk'urutoki uri kumwereka nk'ahantu we ntareba aho hantu ukareba aho urutoki ruri kugarukira. Yego, mu muziki wanyu usabwa kutagarukira aho urutoki rugarukira. oya ugomba kugera kure. Niyo mpamvu turi gutumira abantu mu kwa 12 bazaze tubahe show ya indi ya danje, ariko ni amafaranga make, kwinjira ni 2,000. Ni 2,000. Manita,